N'amakuru ni inkuru y'incamugongo iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, dore ko ibitangazamakuru byandikira no ku butaka bw'u Rwanda by'umwihariko ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, bari gukomeza kugenda bagaruka kuri ino nkuru. Ni inkuru y'incamugongo tugiye kuza tugarukaho, turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Nshimire by'umwihariko wowe wamaze gukanda subscribe ku nkuru yihutirwa, n'andi hantu ushobora gukura inkuru zihutirwa usibye ahangaha. Niba uzi neza ko utakanze ku ijambo subscribe, ikande ubundi tujye dukomeza kugenda tubana, by'umwihariko mu bantu bagenda batwereka ko babana natwe umunsi ku wundi. Ni mu karere ka Nyabihu aho abantu 6 byemejwe ko bapfuye, abandi 2 barembeye kwa muganga. Ubuyobozi bukaba bunasaba abaturage kwirinda kunywa ibyo banyoye bigatuma bibaviramo urupfu. Ni mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Bigogwe, akagari ka Rusha. Abantu 6 bamaze gupfa, abandi 2 barembeye kwa muganga. Hakekwa ko inzoga rero y'inkorano ngo baje kuza kuba banywa yakozwe mu mazi na alcohol, ngo ariyo yaje kuza kuba yabateza uru rupfu rwaje kuza kuba ruba. Ibingibi byabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Kamena 2026, ubwo ngira ngo nejo hashize nibwo ibingibi byaje kuza kuba biba. Abaturage bari aho ibingibi byabereye bagenda babwira ibitangazamakuru ko abenshi mu bapfuye babanzaga gutaka uburwayi bw'umutwe no mu nda, bigakekwa ko banyoye inzoga yiswe Rubenge yakozwe mu mazi na alcohol bigana gukora ikiyobyabwenge n'ubundi cya kanyanga. Ngira ngo iyi nzoga banyweye cyangwa se abaturage banyweye bayinyweye ubwo bayikoze ngo bagerageza kwigana ikinyobwa cya kanyanga. Ngira ngo ni nimwe mu nzoga itemewe hano ku butaka bw'u Rwanda. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu dore ko bwagize icyo bivugaho, aho umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Mukandayisenga Antoinette yemeje ko abantu 6 bari bamaze gupfa, abandi 2 bakaba barembeye kwa muganga. Yavuze ko hagikorwa isuzuma n'inzego zitandukanye ngo bamenyekane neza ko izi nzoga arizo zaba zishe abo baturage, ndetse ko ari nayo ntandaro wenda y'urupfu rwabo. Ati hapfuye abantu 6, 2 baracyari kwa muganga. Ngira ngo ni imwe mu nkuru iri no gukomeza kugenda igarukaho n'abantu bagiye batandukanye. Ngira ngo nabibabwiye, yakomeje agira ati mu byagaragaye nuko amakuru tuyamenya twaje gukurikirana kugira ngo tumenye impamvu y'izo mfu. Dusanga haba hano kwa muganga twabajije ndetse na bamwe bo mu miryango batubwira ko abo bavandimwe babo baje bataka umutwe, mu nda ndetse bafite n'umuriro mwinshi. Meya Mukandayisenga yasabye abaturage kwirinda kunywa ibintu babonye, ndetse n'abaturage bagatanga amakuru kandi bakayatangira ku gihe. Ati nta muntu ukwiriye kunywa ibintu abonye uko byaba bimeze kose. Ikindi ni uko kugira ngo duhashye ibibazo byose bishobora kuba ku bantu bakoresha ibintu bidakwiriye babikoresheje mu gihe kidakwiriye, turagira ngo tubasabe ko bajya batugaragariza ahantu hashobora kuba hakoreye ibintu muri sosiyete, bakaduha amakuru kugira ngo ba bantu bacu babe bakurikiranwa. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu yabwiye ikinyamakuru umuseke.com ko
hakozwe ubukangurambaga bwo kwirinda izo nzoga. Ikindi abakekwaho kuzicuruza baje no kuza kuba bafatwa, bari gukurikiranwa. Abaturage n'inzego z'umutekano bari mu isantere ya Arusha hapfiriye abantu 6. ngira ngo muri kugenda mubona kuri izo screen zanyu. Mu by'ukuri ngira ngo iyi ni imwe mu nkuru iri gukomeza kugenda itangwaho ibitekerezo n'abantu bagiye batandukanye, bati izi nzoga abanywa bagakwiye kujya rwose babanza bagashishoza. ngira ngo ubwo ngubwo turaboneraho no kwihanganisha imiryango yabuze abantu babo. Imana y'amahoro, Imana nyirihumure ryose ibahumurize kandi bakomeze mu bihe ngibi bitoroshye bari gucamo. Ndakubwira abantu nkababwira ngo buriya abazima ngo bazi ko bazapfa, ariko ngo igitangaje ngo abazima ngo ni kuba aribo bazi ko bazapfa, ngo bapfuye bo ntacyo bazi. Mu yandi magambo, kuba njyewe nawe tuzi neza ko tuzapfa ni amahirwe akomeye. Birashoboka ko watunganya cyangwa se wakwita ku iherezo ryawe, nita ku iherezo ryanjye. Ariko kandi ngo nimuhumure ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ngaba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ariko kandi ngo Imana izanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ngo ntibizongera kubaho, ni kubera ko ibya mbere bishize. Namwe muhore mukenye kandi amatabazi yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja agarukira ava mu bukwe, kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko naza azakenyera akabicaza akabahereza, naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Namwe mumenye ibi yuko iyaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Mubundire rero ngewe mbashimire kandi mbifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Mbashimire ko mubana natwe makuru n'ibigano tugenda tubagezaho umunsi ku wundi.